Haleluya. Twongeye gushimira Imana kubw'uyu munsi wa 298 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni iby'agaciro kuba nkizi ineza ya Kristo mu buzima bwanjye. Reka nivuge, ntabwo nzi uko wowe ubifata, ariko Bibiliya iravuga ngo uwirata ntagire ikindi yirata uretse umusaraba wa Kristo. Hari impamvu Bibiliya itubwira ngo nimba dufite ibyo twirata umusaraba we. Nuko hari icyo bivuze, nuko hari icyo umusaraba we ukora. Abawumenye bungutse amahoro batajyaga basanga ahandi, ndetse ni n'iby'agaciro kubimenya. Uko umenya Kristo kare, ukamenya ineza ye n'umugambi we mwiza ku buzima bwawe hakiri kare, niko ibintu byiza biba birushaho kuza mu buzima bwawe. Nta yindi ndirimbo iruta umusaraba wa Kristo. Hari umuririmbyi nkunda cyane, aravuga ngo ese ubu nimba umuntu yigisha, ni ibiki yigisha nimba atigisha abantu umusaraba? Ngo nimba wigisha abantu, ubigisha iby'urukundo rwa Kristo, ubigisha iby'ineza ya Kristo, ni ibiki ubigisha nimba utajya ubabwira umusaraba, nimba utabigisha umusaraba, nimba utababwira amakuru meza ya Kristo? Ni ibiki? What do you teach? So my friend, nta yindi nkuru mfite, nta kindi kintu mfite nakubwira uretse umusaraba. We have zero explanation about what God have been doing in our life, uretse kuvuga ngo ubuntu bwayo gusa. Umuntu arabaza ngo ese ibi byagenze bite? Nanjye ntabwo mbizi, nanjye sinzi uko abikora, ntabwo nzi uko abigenza. Iyo udafite ukuvuganira, aba ari yakuvuganira. Ntabwo bisaba amakonekisiyo menshi, rimwe na rimwe agerayo. Ntabwo bisaba ngo ubuzwi, rimwe na rimwe agerayo akakuvuganira. Ariko mwahora n'iki? Reka mbabwire, buza umutima wawe kwibagirwa ineza y'Umwami. Buza umutima wawe kwibagirwa amajoro waraye urira wibaza ngo ese uranyumva? Si byibura nimba unyumva wakoze iki? None amaze gukora ibirenze ibyo wasabaga kiriya gihe. Ni igihe cyo kwibuka imirimo Imana ikoze. Nubwo hari byinshi umutima wawe urangamiye, nubwo hari byinshi ufitiye inyota, ariko ndakwinginze, nimba ushaka kwica pressure iri mu buzima bwawe, pressure y'ibitarakunda, pressure ya situation, toza umutima wawe gusubira inyuma. Can you do that? Ese wakora icyo kintu? Wakora icyo kintu? Wasubira inyuma gato, nta nubwo bisaba ngo ujye kure cyane. Wasubira mu mezi 6 yonyine ashize y'uyu mwaka. Ese wareba buri kwezi, uribuka cya gihe nta kazi, cya gihe ufite uburwayi, cya gihe bakubwiye ngo nta kindi kintu cyakorwa byarangiye, ariko uyu munsi uracyafite we. Icyama imitima yacu ikibuka neza byuzuye ineza y'Imana. Icyamirika bisengesho ryawe uyu munsi, ugasenga ukavuga ngo Mana, mbakwibuka ineza ungiriye mu minsi ishize. Icyama umutima wawe ukibuka ineza Uwiteka amaze iminsi akora. Icyama umutima wawe ukibuka impfu nyinshi Uwiteka yakurokoye. Icyama umutima wawe ukibuka inshuro nyinshi Uwiteka ubwe yagiye aca inzira ukabona icyo urya. Icyama Uwiteka akakumanurira ubuntu, butuma umutima wawe wibuka ko ari we wenyine ugukunda, butuma umutima wawe wibuka ko cyagiye wagerageje kohereza mesaje abuzi n'abo utazi bose ntihagire umuntu ubiha agaciro, ariko bikarangira ari we wenyine wigaragaje Uwiteka. Mana, utubabarire kwirengagiza umusaraba, utubabarire kwita ku bidufitiye inyungu z'igihe gito,
utubabarire kwihugiraho. Uracyari Imana ni ukuri, uracyavuga bikaba, uracyategeka bigakomera, uracyari uwa mbere, Alufa na Omega. Ni ukuri, ni wowe tangiriro n'iherezo, ni wowe Mana nyamana, ni wowe ni ukuri dukwiye kwiringiriramo, ni wowe dukwiye kwizereramo. Twara ubuzima bwacu, twara imitekerereze yacu, duhindure. My God, reka nkubwire, sinzi isengesho ryawe icyo uri gusenga usaba Imana, ariko insinzi yose iva ku Uwiteka. Nagira ngo uyu munsi dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza Matayo yanditse, igice cya 10, duhere ku murongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati, ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. And we talked about this word again last day. Yesterday twabivuzeho. Buri hafi again. And don't take this generally. Nujya usoma Bibiliya jya wirinda gushaka gufata ibintu ngo bigire generalized. Sometimes it's your message. Nta muntu n'umwe mwavukiye rimwe. My dear friend, even me who is talking to you right now, ntabwo twavukiye rimwe. Ntabwo nzi imibereho yawe, hari ibyo uhisha, ariko Kristo warabizi. Rero wisome ijambo ry'Imana ngo ushake kurigira genero, ngo niwumva ngo ubwami bw'Imana buri hafi ngo ushake kubigira genero, it's you. Uri ishyanga rinini, niwe Kristo ari kubwira wowe n'ibikurimo, ari kubwira wowe n'ibigukoreramo, wowe n'ibitekerezo byawe n'umutima wawe n'amarangamutima yawe n'ubwenge bwawe bwose. You are the one. Niwe Kristo ari kuvugana nawe. Abandi uri kureba bari kuva he? Nimba hari umuntu ukeneye gusenga ni wowe. Nimba hari umuntu ukeneye gushaka Imana ni wowe, ntabwo ari abandi. Nimba hari umuntu ukeneye kuvuga ubutumwa ni wowe. Nimba hari umuntu ukeneye guca bugufi ni wowe. Ni wowe ukennye Kristo. Ni wowe ukwiye kwibutswa inkuru z'umusaraba. Ni wowe ukwiye kubwira umutima wawe ngo umutima wanjye ibuka ineza ye, ibuka ukuntu yakugaburiye ushonje, ibuka ko yakwambitse wambaye ubusa, ibuka ko yagukijije urwaye umeze nabi, ibuka ubuntu bwe, ibuka imbabazi ze. Ibutsa umutima wawe, ubwire ngo umutima wanjye, iherezo ryawe ntabwo riri kure, iminsi yawe yanyuma irimo iragusatira. Witwarwa n'iraha ry'agahe gato, wikwibagirwa umwami wawe. Bibiliya iravuga ngo jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Oya we, ntabwo nta hantu nasomye havuga ngo jya ugenda winezeze, ngo jya ugenda ukora iby'amarangamutima yawe ashaka, ngo jya ugenda ngo urye isi ngo kuko ubuzima ari bugufi. No, Bible doesn't say that. Dear Christian, do you believe in the Bible? Cyangwa ugiye kuvuga ngo ni igihuha, ngo byanditswe n'abantu? No, this is the love of God. Nimba mama wawe kubyara akagerageza agashaka uburyo yagukunda, akagerageza konsa uwo mwana we akamwitaho, love of God is something different from that. Urukundo rw'Imana rurenze ibyo, ni runini, ni rugari. Bibiliya iravuga ngo ntabwo twabona ubugari bwarwo, ntabwo twabona uburebure bwarwo, ni runini. Ese ujya urutekereza? Utekereza Imana ikurinda, Imana iguha ubwenge, igitekerezo ukakigira ukagiha abantu bakavuga ngo wow. Wigeze utanga igitekerezo abantu bavuga ngo wow, this is what we need. Wari urihe kuva kare? Inshuti yanjye,
Uwiteka niwe wenyine. Bibiliya yo ubwayo iravuga ngo nta kintu na kimwe umuntu yakwakira kitavuye mu ijuru. Icyampa ukibuka umuremyi wawe nshuti yanjye. Iminsi mibi igiza, ariko iyo umuntu yibuka umuremyi we, iyo umuntu akibuka umuremyi we, icyampa ugasenga Imana ukayibwira ngo Mana, rinda umutima wanjye kukwibagirwa, rinda umutima wanjye gutwarwa na situwasiyo z'ako kanya, rinda umutima wanjye kwihugiraho. Imana irinda amarangamutima yawe gutwarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma yihugiraho. Mana yanjye, reka dusenge. Ahangaha tuzahakomereza ku munsi w'ejo. Mbyutsa kare ntiwemere ko ndyamira, mfure mvuga ineza yawe mu buzima bwanjye. Yibutsa wongere unyibutse, ntibyibagirwa Mwami uzanyibutse. Mwami Imana ikomeye turakwinginze, ibutsa ibitekerezo byacu, dusubizemo umuhati, dusubizemo inzara n'inyota, dusubizemo urukundo rwo kugukunda. Hembura abasore, hembura abapapa, hembura abamama, hembura abakobwa, hembura abasaza, hembura reka ubuntu bwawe Mwami butugarukeho. Abantu bongere bagukunde, abantu bongere bagushakane umwete, abantu bongere bagire ubwoba bwo kugutinya, bakora ibitunganye, bagendera imbere yawe mu minsi yo kubaho kwawe. Bohora Mwami, tanga agakiza bundi bushya, tanga agakiza ku bantu bawe hanze aha. Kora mu miryango, kora Mwami Imana ikomeye ku mpande zose, kuko ari wowe ushoboye. Mu izina ryawe Kristo urakoze.